hari n'igihe nari mfite inzara iteye ubwoba mbere yuko nza kuri social media nubwo bayinsomyemo naraje ariko mbere nibwo nari nyifite. Waje yaragabanutse habwa ninge wateguye n'umwuka wera wateguye naje kubabwira uburyo Yesu ari umucuyi ntabwo ari uko navuye ase EZECHIEL wagireka uburyo Yesu hari umucuyi nabasharirene mvuga kuri ba Apotre Yongwe mvuga kuri ba Mutabaza abantu bakankiritika ariko kuki utatubwira Yesu nawe kuki utatubwira Yesu nawe rero nje kumubabwira none hari abantu bamubaho ugasanga bimahoroneje batamuzi nje kumubabwira uko ari kose umva ubucuyi bwa Yesu aravuga ati gaho bikora mubwira ubundi bucuyi bwiwe amenya amakuru yuko hari akana k'agakobwa gapfuye muri karitsiye yego wo kwa Yayiro akimara kuyamenya abarirukansa ageze kwa Yayiro abantu bose abigizayo reka nkubwira ubucuyi bushinge genda cyakubwira ubucuyi bwa Yesu abantu mujye mubanza mu musobanukirwe Yesu ubwe baramubwiye ngo ukunda ararwaye ahita agere ku kuguru kandi yigirira gutyo aravuga ngo mugende mumubwire ko iyo ndwara arwaye atari yo kumwica nase ni ko ari ukuri bawitonze Lazaro yateye akageri ka mbere atera ka kabiri amaboko arayagorora arinanura ararembura abarapfuye bajya gushyingura Yesu abantu bamuvuga batamuzi none hari ijambo ryigeze rinjanjagura rirambwa ngo niyo yadukomerekeje kandi ni nayo izatwomora warazi ukambwa ngo singome ngo ahita bitegereza mu mitima umve bwa bucuyi aho kugira ngo abahe ibiryo arababwira ngo ninge mutsima ariko uri kumwumva ntabwo umuzi mu minsi yashize azi iwanjye yaje iwanjye madamu atwite reka mbabwire ubucuyi bwa Yesu nge nawe turaziranye we ntabwo namuvuga ibyo ntazi aje iwanjye azira mu bahanuzi kanyizane kanyiza noneho ibintu uri kuza kutwereka ni ibiki Bibiliya yaravuze ngo niyo yadukomerekeje ni nayo izatwomora dore n'akayungiriro pe uyu wo ni umuti turi buze gusuka muri cya gikomere amaze koza kuko urabizi ko igikomere barabanza bakacyoza yambwiye ngo n'ibirenge byawe byari bimaze igihe byaracamikiye mu bindi yakuzaniye umuti wo kuruhanagura bivuze ngo ivugabutumwa ryawe ryacumbekaga ni ukuvuga ngo ubundi inkweto zisobanuye ivugabutumwa turi kujana cyo bari bazidesi reka nanjye mbasuhuza mwese badukurikiye ku ISEZERANO TV ni byagacuka komeye cyane ko mugarutse kuba natwe igitondo kiza nk'iki cyangwa se umugura mwiza nk'uyu nguyu bitewe naho uherereye bitewe n'igihe urebye ikiganiro reka rero nkwifurize kugubwa neza kana amahoro y'Imana abe muri wowe ugiye gukurikira iki kiganiro tuzi inshuti zacu ziri hano mu Rwanda inshuti zacu ziri Burundi abari muri diaspora mwese no kuri amahoro y'Imana abane namwe kuri kamera mwebonye turi kumwe na EZECHIEL Rukundo twishimiye kongera kubana nawe Yesu ashimwe Yesu ahubwo icyubahiro EZECHIEL ko utangiye useka nanjye ndanezerewe cyane kubera ko ku ISEZERANO TV nze nshanga hari ibintu Yesu yahinduye bishyashya EZECHIEL nawe we mikoro yindi yahindutse ubwo zurumva ibintu bitabaye bishyashya biraba byabaye bishyashya kakano EZECHIEL ndanezerewe cyane ko mikaze ku ISEZERANO TV Imana ibaha umugisha kandi mwinshi yego ISEZERANO TV n'abakunzi bayo ni inshuti zacu zakadasohoka mbifurije amahoro y'Imana urukundo rw'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibagote amen amen ntago twari tuguherutse ku ISEZERANO nari maze iminsi nanjye ntuje ndi kuri Kiranuka TV Kiranuka mubona irimo izamuka buhoro buhoro mugenda mumfasha mukantera inkunga kandi inkunga yanyu nayo ndayibashimira ntabwo ari ukubera imbaraga zanjye ni izanyu n'Imana ikomeje kudushyigikira yego Imana ibaha umugisha namwe ese EZECHIEL niki wishimira kuva ugeze kuri social media uko biri kose ko ntekeza kutanamaze igihe kinini
naje kuri social media abantu banoteza bambwira utuntu twinshi cyane, ariko nishimira cyane kuko abantu bambonye nuko bagiye bamfata bitandukanye nuko Imana yamfataga. Hari ibintu bikomeye Imana yagiye ikora ku buzima bwanjye. Hari n'igihe nari mfite inzara iteye ubwoba mbere yuko nza kuri social media, nubwo bayinsomyemo naraje, ariko mbere nibwo nari nyifite. Waje yaragabanutse? Impageze yahise igabanuka, Imana yahise itangira kugenda ishwiragiza umudayimoni w'inzara buhoro buhoro. Harimo abantu b'inshuti twagiye duhurira kuri social media kandi bafite urukundo, bafite n'umutima wo gufasha, yego, kandi bakiyumvamo uko biri kose ko bagomba gukorera Imana batitaye ku byo abantu bavuga umuntu. Baramfashije, banyereka urukundo, kandi nta handi hantu twahuriye ni kuri social media. Abamama, abagabo, abasore, buri muntu wese yagiye amfasha. Ibyo ngibyo ni ibintu binshimisha, kandi bakomeje no kuba inshuti zanjye, ntabwo bagiye, baracyahari. Rero Imana ibaha umugisha nabo aho baherereye hose, bari mu bigo bitandukanye, nta gihugu na kimwe kitarimo umuvandimwe, inshuti Imana yamereye kuri social media. Urumva rero ni umunezero kuri njyewe ndetse n'urugo rwanjye. Ubundi intego zawe zari zihe uza kuri social media? Kwari kubwira abantu kuri k'Umwuka Wera, yego, nuko Imana ikora n'uburyo abakozi b'Imana dukwiriye kwitwara. Kandi ndatekereza neza yuko ntigeze mpinduka, uko naje nuko nakomeje. Yego, nagiye mpura n'abambwiye ati nta kintu uzabonera ahangaha, kuko njye ntabwo nari nje gushakaho ibintu. Ariko ndashimira Imana yuko yagiye ica inzira uko biri kose. Urabizi ko ari igihe nigeze nza nkubwira ngo nabonye kamera, n'igihe nigeze nza nkubwira ngo Imana yamaye telefone, Imana yamaye igitenge cy'umugore, Pastor Fani yaransuye, ibyo urabizi. Ibyo byose rero ni urukundo rw'uko twagiye tugenda duhurira kuri social media. Nta handi ari kumenyera, nanjye ntaho nari kumumenyera usibye aho ngaho. Yego, Imana yakoze ibitangaza rero, ikora ibikomeye bitarondoreka, kandi ikomeje no gukora n'ibindi. amen. Imana iguhe umugisha. Naho se ku ntego zawe zari zakuzanye, wenda ibyo ni ibyabaye, wenda bishobora kuba byarabaye inzira kugira ngo ibyo byose bigerweho, ariko si intego nyamukuru zari zakuzanye ubona zaragezweho? Wazikoze uko wabitekerezaga? Bimeze bite? Intego zagezweho, kandi ziracyanakomeje kugerwaho, cyane ko nkiri kuri media kandi nkiri mu isi. Yego, ndacyakomeje gukorera Imana. Biragaragara ko uburyo nagiye ngaragara mvuga kuri media hari ikintu byahinduye muri societe, ndetse no ku bakozi b'Imana hari ikintu cyagabanyutseho mu myitwarire, bigaragara ko bahindutse. Ibyo ngibyo rero ndabishimira Imana. Intego zo ziracyakomeje kuko n'ubundi ntizirarangira. Ni nk'iki kiganiro wumva ushaka kuba warakoze kikagushimishwa, uvuga uti ikiganiro ukuri numva ngomba kuvuga nakuvuze? Ikiganiro nigeze gukora kuri Apotre Yongwe, nicyo nigeze gukora kuri nanjye ngo Apotre Mutabazi, ariko ntago nari mwambuye nari byibagiwe. Ubisubira? Ari cyo nakoze kuri Mutabazi. Ibyo byose ni ibiganiro byanshimishije, kandi mbona ko hari icyo bihinduye muri society. Icyo kuri Apotre Yongwe cyavugaga iki, cyahinduye iki? Nta muntu mperutse kubona kuri media cyangwa muri comment avuga ati Apotre Yongwe yandiye utwanjye yageze gutya. Urumva byaragabanyutse. Nubwo buryo rero nagaragazaga yuko abakozi b'Imana basigaye bitwaza umuhamagaro bakajya biba abantu bakoresheje ijambo ry'Imana. Byaragabanyutse rero. Mutabazi wo n'igihe yavumaga ituro, nabyo byaragabanyutse. Wabonye ko ahita yerura akigira mu bindi bitajyanye n'itorero, afatiraho nyine ibyituro biragabanyuka, ku buryo ntekereza ko byanga bikunda abantu bahishuriwe ukuri. Nutaragushyira mu bikorwa akwirengagiza, ariko AKOZE. Yego, nibyo ngibyo. Kuba abantu batakirivuma nuko bari mwimye se? Bararimwimye. Neze batarimwima, ibimenyetso biba bigaragaza ko bari mwimye biba bihari kandi bifatika. Hari nk'umushuti umwe wigeze kumpamagara mu minsi yashize, arambwira ati EZECHIEL, ati burya uri umukozi w'Imana, nidushaka tukwemere cyangwa nitukwemera ari kuri we. Nese gute? Atuzi ko wa muntu wafungiye ituro yampamagaye akanguza amafaranga.
kurumita nshimira Imana, ni Imana ishimwe ko byakoze. Ya Imana rero yabwa icyubahiro ngayo nguko. noneho unejejwe no kuba mufungiye ituro bigakora. Ubwo urumva umuhanuzi yahanuye ibintu bigasohora, urumva byabura kumunezeza. Ntuzi abadukurikiye bo bumvaga kurifunga bitari ibintu by'ingenzi kugira ngo abanze asobanukirwe ubwiru bw'Imana, asobanukirwe n'Imana iyo ariyo kidakinishwa. Erega wibuke yuko n'umugabo witwa Nebukadinezari yaravuze ngo ngiyi Babuloni niyubake kugira ngo ibe umurwa nturamo. Kubera iryo jambo ryonyine Daniel ahita amubwira ati ni wowe ubwirwa, ubu tuvugana ubwami bwawe bwirukanywemo, Imana ikujyanye mu ishyamba. Yaragiye akubita y'imyaka 7 arisha nk'inka, kandi yari umwami. Ubwami busigara aho ngaho, nta wundi muntu ubuyoboye. Inteko zigaterana bakaba bazi ko umwami yagiye muri misiyo, ariko Imana yari yamukubise misiyo y'ishyamba, kandi yari ari mu ntambara. Imisatsi iragenda irahinduka kubera kutamwogosha, inzara zihinduka urushoke kubera kujya mu gihano cy'Imana. Rero Imana ikoresha abahanuzi kandi ikakoresha imbaraga zayo. Umunsi rero Nebukadinezari yahishuriwe Imana, nibwo yaciye bugufi ngo arayiramya, arayireba. Amaze kuyibona amenye iyo ariyo, Imana irongera imugarura ubwenge bwibutsa, imugarukaho icyubahiro cyiwe kiruta icyo yari afite mbere. N'ubwami bwe bwongera gukomera, nibwo yaje aciteka aravuga ati iyi Mana muyitinye, niyo igira ikikora mu ngabo zo mu isi no mu ijuru, nta muntu ubasha kuyibaza ngo irakora ibiki, nta n'uwayikoma mu nkokora. Cyewe Nebukadinezari ndayihamya kuko nyibonye iminsi maze mu ishyamba yonyine irahagije. Rero hari igihe nawe azagaruka avuga ati iminsi maze mu butayu irahagije, ngarutse imbere yayo nciye bugufi, ni Imana ihana. Yego. Ezechiel uyu munsi noneho waduteguriye iki? Habwa ninjye wateguye n'umwuka wera wateguye. Naje kubabwira uburyo Yesu ari umucuyi, ntabwo ari uko naguye. Ase Ezechiel wagireka uburyo Yesu hari umucuyi. Navuze kuri ba mama Sharirene, mvuga kuri ba Apotre Yongwe, mvuga kuri ba Mutabaza, abantu bakankiritika, ariko kuki utatubwira Yesu nawe? Kuki utatubwira Yesu? Kuki utubwira abantu? Kuki utubwira abantu? Ariko na Yesu nawe ni umuntu, kuko yabyawe nk'uko natwe twabyawe, sibyo? Amaze kuvuka yonse ibere nk'uko natwe twaryose, yabaye mu buhungiro nk'uko natwe twese twabubayemo. Urumva rero nawe ni umuntu, nawe rero nje kumubabwira noneho. Hari abantu bamubaho ugasanga bimahoroneje batamuzi, nje kumubabwira uko ari kose. Uje kuvuga Yesu? Kariho wamaye uburenganzira bwo kumuvuga se. None se ikibazo kuvuze ngo Yesu ngo uje kuvuga ngo kari umucuyi, kuba umucuyi njye hano kuba ari umugome, nibyo? None none se Yesu ni umugome? Njyewe untega amatwi ndaje ndamukubwira wese. Oya gera shaka kugira ngo umansobanure ukuntu Yesu ari umugome. Njyewe byose uraza kubisobanukirwa. Uhumure gusa. Okay Ezechiel, ntacyo umwanya ni wawe ngaho tubwira ukuntu Yesu ari umugome. Icya mbere ndashaka kubanza kubabwira ko Yesu ari mwene Mariya na Yosefu, umuhungu wabyawe mu buryo bw'umwuka wera, mu buryo bw'igitangaza. Agiye afite udutendo twishi rero abantu tumuziho. Yego. Niwe wenyine wakoze agatendo, nta wundi muntu wagakoze, n'uwagerageje kugakora bamwita Petero ariko umwigana. Niwe wenyine wagendeye hejuru y'inyanja n'amaguru, kandi ntiyatebera ngo amazi amurengere. Mbese no kuvuga ngo amazi uwo munsi yahise yahindura nk'iki kirahuri ayagenderaho. Petero avuga ati nanjye mwami Yesu, nawe ndashaka gukora ibyo bintu ukoze. Umva ubucuyi bwa Yesu, aravuga ati gaho bikore. Petero ngatera intambwe ya mbere yumva biremeye, atera iya kabiri yumva biremeye. Bwa bucuyi bwa Yesu arabatireka uyu mutipe ndebe ibyiwe, ngo Petero atangira kurigita. Kandi Yesu ayarimo ntiyarigise, ariko Petero arayirigita. Nese ubwo n'ubucuyi cyangwa ahubwo n'ukutizera kwa Petero? We ni kubyumva, ariko njyewe uko mbyumva nuko. Gatatu, mubwira ubundi bucuyi bwiwe. Amenya amakuru yuko hari akana k'agakobwa gapfuye muri karitsiye. Yego. Wo kwa Yayiro. Akimara kuyamenya abarirukansa, ageze kwa Yayiro abantu bose abigizayo, aragenda abwira umukobwa ati wa mukobwa we, nitaye ko bambwiye ko wapfuye, byuka. Umuntu wapfuye asinzira ahita avuga ngo kanguka, kandi yapfuye.
nturumva ahubwo atari umugwa neza ubwo n'ubucuyi bwa kabiri bwa Yesu gutese we Ezechiel ntago turi bubyemere umuntu wapfuye amwita ko yasinziriye we niho bucuyi nyine kuri we yari yasinziriye no subundi yo twapfuye ntituba dusinziriye yari yapfuye kuko hari umunsi tuzakanguka none se ko buri gihe usinzira n'iri joro ko wari wasinziriye wari bwabo n'umuryango wawe n'inshuti n'abavandimwe babuze ibitotsi kubera ko wasinziriye bajya guhuruza ngo ntihagira uza byibura arebe ko wakanguka nuko bazi ko ari ugusinzira ariko ibitotsi uriya mwana yari yasinziriye byari iby'urupfu niyatinda kuhagera bari kumushyingura reka nkubwire impamvu namwise ko ari umucuyi ako kanya urwo rupfu abantu ntago barwemeye ko ari urupfu bavuze ko ari ugusinzira kw'ibitotsi Yesu ahita yitegereza mu nshuti agira aravuga ati inshuti ngira yangaburiye ikajya impanagurira inkweto ikatumenya byose ikaba yaranyumvanye amagambo y'ubugingo ni Lazaro iti nta kindi rero nkwiriye gukora kwa Lazaro ngiye kumwitura ibyo yakoze amwitura uburwayi buzamwica bumumarana iminsi 4 mu gituro ushingiye ku cyumbwira ko atari umucuyi noze ni Yesu wamwisha noneho niwe wamwisha kwese bigeze bakuvuga ko Lazaro yari yuburozi ntari mpari se none reka nkubwira ubucuyi bushingiye genda cyakubwira ubucuyi bwa Yesu abantu mujye mubanza mu musobanukiro Yesu bwe baramubwiye ngo ukunda ararwaye ahita agere ku kuguru kandi yigirira gutyo aravuga ngo mugende mumubwire ko iyo ndwara arwaye atari yo kumwica nase ni ko ari ukuri ba witonze wikwihuta umuhanuzi ngo agereyo abavuze zomen avuga tutayine aravuga ngo nimwumve uko Yesu antumye aravuze ngo indwara arwaye siyo kumwica akimara kwatura iryo jambo gusa kubera ko yarazi ko ubutumwa amaze kubuhageza ubwo ni Yesu wari ubizi yaramaze kumenya ko ubutumwa bwahageze Lazaro yateye akageri ka mbere atera ka kabiri amaboko arayagorora arinanura ararembura abarapfuye bajya gushyingura ntabwo bahise bihutira gushyingura bagiye kubikira Yesu baramubwira ati ko wavuze yuko ukunda indwara arwaye atari yo kumwica none se wamenye ko yapfuye ibyo ngibyo ahita afata ubucuyi abwongeraho purase abwongeraho agahimano no kwirengagiza urukundo rwa Lazaro na Yesu ruzanwamo agatotsi n'urupfu ariko muranyumva neza arangije ngo asibira 4 kandi umuntu yapfuye umuntu ukunda wamenya ko yapfuye ntujye kumushyingura byibura subiza wajye gushyingura ariko Yesu yarazi icyo agomba kuzakora ntabwo ibyo ndabigeraho simbizi ko yarabizi yasibiye 4 ngo amaze kumenya yuko Lazaro muri moruge bamukuyemo bacukuye icyobo cyo kumushyiramo amaze kumenya ko nitaka bamaze kurirenza kuri Lazaro arahaguruka abwira abigishwa bati arinanura Yesu abantu bamuvuga batamuzi none hari ijambo ryigeze rinjanjagura rirambwira ngo niyo yadukomerekeje kandi ni nayo izatwomora warazi ukambwira ngo singome iragukomeretsa ikanakomora ikakurekera icyo gikomere ukabana nacyo ukarwana nacyo nyuma ngo ikazakomora urumva yego arigorora amaze kwigorora ati bigishwa rero ati genda nezerewe ati se unejejwe n'iki ati nezerewe nuko inshuti yanjye isinziriye kandi amaze iminsi 4 mu gituro umuntu asinzira mu gituro urumva Yesu hari umwana w'umuntu watinyuka kuvuga iryo jambo ku buzima bw'uwapfuye abigishwa baravuga ati niba asinziriye se wagira ngo ukore iki muga ati ndumva nezerewe ndagira ngo njyeyo kumukangura igishwa umwana bati niba ari ugusinzira kubitotsi azakanguka uwo nguwo mureke nta mpamvu yo kujya kumukangura ahita berurira arababwira ati Lazaro yarapfuye igishwa umwe ahita haguruka aravuga ati Yesu njye nifatanyije nawe kubw'urukundo ruke ugira kuri Lazaro
ndagira ngo nkwibutse ndumva ubwo yapfuye ndumva nta mpamvu yo kwirirwa tujya kumukangura tujya kumuzura niba amaze iminsi ine yarapfuye kubera iki amambere tujyayo abantu bashatse kudutera amabuye kubera ubugome batuziho turi kujyana yego none nitugenda amacumu n'inkoni ntibari bubikure mu rwubati mwigishwa urumva ataramuhonze ahantu havamo undi mwigishwa aravuga ati reka tujyane wenda dupfane nawe ariko Yesu abatera ingingo yo kubashora arababwira ngo umuntu wese ugenda ku manywa ntabwo abasha gutsitara ariko ugenda nijoro iteka aratsitara munega amatwi mbabwire Yesu simwe mwambwiye ngo nzababwire Yesu Yesu ngo umwigishwa mwahita bango reka tujyane wenda twemere dupfane nawe yego bakimara guhaguruka bagiye Yesu yakoze agatendo katigeze kabaho mu buzima atumira abanzi ba Lazaro kandi Lazaro amaze iminsi ine mu gituro yarapfuye atumira icyitwa isoko n'amaduka y'abayuda bose uwo munsi bari bahari n'utari uhari umunsi wo gushyingura kwa Lazaro yari ahari ku munsi wo gushinyagura urupfu rwa Lazaro uranyumva yego noneho umwana w'umuhungu witwa Yesu w'imyaka 33 akimara kuhakandagira ngo asanga abantu bose bameze nka gare ya Nyabugogo yuzuye ku munsi wa Noheli habura iminsi 2 ngo Noheli ibe urabizi uko gare ya Nyabugogo iba yuzuye abantu bajya mu ntara kujya kurya Noheli uwo munsi niko bari bameze unyumve arahagera akimara kuhagera ngo yitegereza abayuda areba abavuga ati ni gihere mu gituro areba avuga atawa ibiryo bagaburiraga Yesu ntabwo narinzi yuko byagira gute byabagaruka awa ineza bamugiriye amaturo bamutuye amazi bamuhaye ngo byose ngabyitegereje aho kugira ngo arizwe n'urupfu rwa Lazaro ngarizwa nayo magambo gaho nyumvira ngarizwa nayo magambo Ezechiel yari kurira kandi azi icyo ari bukore oya yarabizi ko Lazaro asinzira banza winjira mu mwuka w'ibyo ndi kuvuga aho kugira ngo arizwe n'urupfu nuko Lazaro amaze iminsi ine mu gituro yarijijwe ngo n'amagambo yabo ngabo bari kwiburanya ngo bishyuze ibiryo Yesu yariye noneho unyumvire ngo havamo umwe aragenda ashyira amakuru mushiki w'uwapfuye akimara kuyamugezaho ngo ahita badaduka arirukanka aragenda no ku birenge bya Yesu aho kugira ngo Yesu amubwire kaje kumuzura yaramubwiye ngo wirira unyizera naho yaba yarapfuye azongera abeho kandi azanywe no kugira gute no kuzura none se niba yarazanywe no kuzura kuki atabwiye Marita ati tuzanje kuzura Lazaro byibura agatima gasubira impembero Marita aravuga ati yo ubwo byarangiye ubwo ijambo ryiwe arivuze byararangiye nta kundi uko niko n'umuntu udukurikiye yibereye muri byararangiye ariko mu bugome bwa Yesu naje kukubwira ndaza kukubwiramo ijambo rimwe rikwereka noneho imbaraga z'igiherekeje ubugome n'ubucuyi Yesu yakugiriye Haleluya Ezechiel usko uraza gutuma abantu bavuga ko Yesu ari umugome Jeff mfite ubwoba rwose ko abantu baraza kuvuga ko Yesu ari umugome koko kandi nzi ko yaducunguye amaraso ye nta kiguzi dukomeze ngo mushiki wapfa yarirukanka agenda abwira mugenzi ngo na mugenzi we mukuru we cyangwa muri umunani ngo nawe ahageze ngo nawe amubwira amagambo nk'ayambere kubera ko Yesu yari yiyizi neza arangire ngo ahita babaza ngo mwamushyize ubu koko reka nkubaze umwanya yari amaze ahangaha uranyumva neza ubu yari atarabona ahantu Lazaro ashyinguye none se niba atari yahabona yarazanywe n'iki yaraje kumuzura subiza ngo byose yarabizi yabyirengagizaga agiriza gute abizi kwirengagiza ibintu abizi rero nicyo cyatumye mwita umucuyi ariko ubundi buriya barabona suko nta kwizera bari bafite urashatse kuvuga ko hari kugira umuzura muri abo iyo bagira kwizera ko
Yesu ashobora kuzakora igitangaza ntago bagomba kumushyingura, bagomba kumurekera mu nzu. None se mu byatumye Yesu yica Lazaro kwari kugira ngo Lazaro apfe namara gupfa nashyingurwe? Ariko sha akoze ki nawe urimo gukabya ngo mu byatumye Yesu yica Lazaro uzko wagira ngo niwe wamwishe koko? None se ninde? Yahumuye impumyi abayuda ntibemera, ibipfamatwi birumva ntibemera, azura agakobwa ka Yayiro ntibemera, bakajya bahora bamukritika, akubitanye n'umuntu baboheshaga iminyururu akayicagagura, amwirukanamo abadayimoni abashora mu ngurube, nabwo ntibemera. Bakomeza kugenda bakritika kugeza ubwo abonye ko Lazaro ari ikibuga cyo gukiniraho football. Bite bya abandi bose ntabwo cyari ikibuga, twari twa basketball, twari twanuza, ariko Lazaro abona ko ari we stade Remera yo gukoreraho umukino demi final ikarangira. Arangije agomba kwemeza abantu ubwo yabona ko batamwizera, batemera, batanizera. Nibwo butuye nakubwiye byose ibyo atunyuzamo byose abagira ngo yemeze abantu ko imbaraga ze zigikora. None se si byo si ukuri? None se ubwo urumva atari umugabo w'ibigango nyine? Sio nashatse kukubwira. Yesu ngo arangije arababaza ngo mwamushyize he? Abapyinika ngo abagira gute, abigira gute, bamubwira ngo Yesu ngo ngwino urebe ngo ngahariye. Baje kuvuga tubaranuka, baramubwiye batarubaranuka. None kuki yari yaretse anuka? Byibura ko yarazi Yesu, reka nkubarize muri ibi biriri ko waruzi yuko uzazura Lazaro iyo wohereza na ka parufe, byibura kamurinda umunuko. Ntawamenya wenda kari gahari. Ngo bakimara kumwereka aho bamushyize, Bibiliya yarambwiye ngo ageze ku gituro nawe yararize, aratanya ngo Lazaro nshuti yanjye umaze iminsi ne mu gituro. Yesu nawe ararira. Ni naryo jambo rito riri muri Bibiliya. Nasezeke Yesu yarizwaga n'urupfu rwa Lazaro. Niba atari urupfu rwamurizaga ubwo yarizwaga n'iki? Nkeka ko Yesu ashobora kuba yararizwaga nuko abantu batamwizeraga. Uzi impamvu? Agakino kose we na se bari barateguye yarizwaga nuko abantu batigeze bagahishurirwa. Aha, nasumva atari ukuri. Noneho kurumva amarira ye byari ibyishimo yuko igitega agiye kukinjiza, wari uri mu gitura akavamo, abantu bakabona igitangaza. Bivuze ngo iyo ibyishimo bya Yesu bigaragazwa n'amarira agira turirira. Yesu uwo muntu ni umugome. Akantu mvuze wakumvise? Twakomeje. Lazaro atitaye ko ngo bamupfutseho igitare, arababwira ngo mumukureho igitare. Bakimara kukimukuraho ngo amuhamagaza ijwi rirenga, ngo aramubwira ngo Lazaro sohoka. Lazaro arasohoka mu yihenze. Umuntu uri mu gituro arasohoka ate? Kuki byibura atamubwiye ati Lazaro byuka? Noneho Bibiliya narayisomye irambwira ngo wari wapfuye ngo ahita asohoka, ngo azingazingiwe mu myenda, ngo amaguru n'amaboko, ngo n'igitambaro gipfutse mu maso. Ijambo ryiza rero riri ahangaha rigaragaza ubucuyi bwa Yesu ndetse n'urukundo rwa Yesu. Ngo ahita ategeka ako kanya, aleluya, aravuga ngo Lazaro we nitaye ku waguhambiriye naguhambure. Umukino nge nawe twari twarateguye turawurangije, iminsi ne mu gituro wari umaze, umunuko wari waratangiye, ariko uyu munsi ngutwikirije icyitwa parufe y'Uwiteka ndakuzuye mu izina rya Yesu. Uwo munsi baraserebura, ari naho abayuda bahise bategura, baravuga ati uyu muginga, uyu Mubabiloni, urumva nitutamwica iki ngiki akoze
Komana we, iki ngiki akoze kirahita kitumaraho abantu, cyahise kimuhereza ikintu cyitwa abatambyi, abanyamadini, abanyamashyari, bose bahita bategura gahunda yo kuzamwica. Bati tumwikize. Sawa rero nagira ngo nkubwire ngo aho uri kunyura hose byatewe n'agakino k'agateguro Yesu yateguye, ariko uyu munsi wa none hari ikimuhagurukije. Wamuhamagaye bwa mbere ntiyitaba, umuhamagara bwa kabiri araceceka. Yobu we yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo nyishakira iburyo sinyibone, ibumoso najyo sinyibone, imbere hose nkayibura. Arangije avuga amagambo akomeye, aravuga ngo ariko ngwizi inzira nyuramo, nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu itunganyirijwe mu ruganda. Yesu rero hari ibintu yanganirije, ampereza uburenganzira bwo kumuvuga uko ari. Arambwira ngo numbona mu rukundo mvuga mu rukundo, aho ubona ubugome bwanjye naho uhavuge. Hari ibintu yampaye rero. Inde wabiguhaye? Yesu. Nose niwe bakubwiye ngo uzubwira abantu ko ari umugome? None se simaze kubivuga kandi evo uragira ngo mbigenze gute? Yambwiye ngo ubugome bwanjye ubusobanura abantu, ndetse n'ineza yanjye uyisobanura abantu. Ubabwire ko hari igihe njya nemera ko mbicisha inzara. Yego. Urumva inzara ikaguhonda, ariko nzi ko nzakugaburira. Si uko mu idepo y'ibiryo byanjye haba hashizemo ibiryo nagiye kubideduwana ahandi, biba bibitse mbibima mbishaka. Gusa urumva atari ubucuyi. Umuntu kwima ibintu abishaka, urumva atari ubucuyi. Reka nkwereka, hari igihe yigeze guhima abantu, umunsi umwe arabareka abararikisha ibyo kurya. Araza babwira amagambo ku isaha hageze, amaze kubabwira ibintu byinshi. Ku isaha hageze abwira abigishwa ati muzane ya mitsima, muzane na ya mafi mubame. Ngo ahubwo abigishwa barambwiye ngo nasezera abantu batahe kuko badafite ibyo kurya. Yes. Araje bati kugira ngo bano bantu ejo bazagaruke, ndamutse mbaretse bagataha batariye, ejo ntibazagaruka. Bigishwa banje muzane ibiryo. Ngo babazaniye ibiryo abantu bamaze kubirya bafuharaye. Urumva inda zagiye hari buri wese ameze gutya, bavuga ati noneho nidushaka twirarira hano ubwo turiye. Abati ngaho rero nimutahe wenda ejo muzagaruka. Ndi kuvuga ubucuyi bwa Yesu. Barataha mu gitondo baragenda bakorakora naho noneho. Urumva umudugudu wose uraterana, akagari kiyongeraho, umurenge wiyongeraho, intara yiyongeraho. Ngo bahagererera arababwira, arabaganiriza we, abategura konseri imeze neza. Igihe kigeze cy'isaha yo kurya batangira kuryana inzara. Ati none se gahunda y'ibiryo mwatubwiye biri he? Ngo ahita bitegereza mu mitima, umve bwa bucuyi, aho kugira ngo abahe ibiryo arababwira ngo ninjye mutsima. Ariko uri kumwumva? Arababwira ngo ninjye mutsima undyaho ntazagira inzara ukundi. Arongera arababwira ngo ninjye mazi unywaho ntazongera kugira inyota ukundi. Abatipe ngo bamwumve baravuga ati uyu muntu afite ubugugu, nta gahunda yo kuduha ibiryo uyu munsi afite. Bose bazinga utwangushye, ugifite akabaraga, ugenda yikururanga, bose baba barigendeye. Ngo abigishwa bane baravuga ati reko uyu munsi ntabwo turi burye tu, amambere yatwimye ibiryo tujya kurinda kwiba amasaka duhekenya amasaka. Uyu munsi nabwo ntabwo turi burye, gahunda y'uyu mugabo natwe twigendere. Ngo ahise areba ngabona mu mitima yabo bateguye kudeta yo kumwivumburaho. Ahita babaza ko kanya nta numwe uratera urutoki ngavuga ati natwe turagiye. Ahita bavuga ngo none se namwe murashaka kwigendera? Petero nk'umunyamayeri w'umunyabwenge ahita bango twakuvaho tukajya kurinde kari wowe ufite amagambo meza y'ubugingo. Ahita avuga ati Petero ndakumenya uri umunyamanyankuru, ndakwibutsa uri nkagera mubwira ati umwuka n'umubiri ntabwo ari byo. Aho yaramubwiye ngo ntabwo ari amaraso n'umubiri biguhishuriye ibyo, ahubwo umwuka. Haleluya, nibyo bikubwiye uwondi we, niyo mpamvu utancika. Ariko gahunda bose bari bagiye kuzinga utwangushye bigendera. None hari n'igihe yigeze kubahima, arangije arabareka bose baragenda. Petero asubiza y'indobana ajya mu ruzi, bose arabareka pe.
baba rirukase barunaga ibumoso ntibafata, bakajya bakura ibumoso bagashyira iburyo, wapi birabacanga, babona ibintu byose birabacanze, ngo barinda bakesha ijoro batarobye nta rufi bafashe. Mu gitondo yiyizira neza rwose yitonze, haba n'induru, araza ngo araje arababwira ati salama abahungu banjye. Petero ati salama se yahehe nta makuru ufite. Ati none se hari icyo mwabashije kubona ngo namwe mumpeho? Bahita bamubwira ati mwigisha dukesheje ijoro ryose, habe n'urufagari twafashe, nta n'urwo gukura imbeba iryinyo twafashe, ubu ubona turaho ntabwo tuzi icyo turi bugire. Ahita batawa si mwebwe mwari mwanteye umugongo mwagiye se? Nari mbizi neza ko hari aho muri bugere mukankenera. Ako kanya aravuga ati noneho bahungu banjye ngaho ni mukuru incundura ibumoso muzinaga iburyo. Ngo ako kanya bakimara kuzinaga ngo bafashe ifi nyinshi, umuntu ugira ijwi ribwira ifite mube mwihishe uyu munsi hatagira umuntu ukubona, bazongera kubabona nategetse. Umuntu ugira ijwi ribwira ibiryo ati mwabiryo mwe mube mwigiriye mu mahoteli hariya kwa Rukundo mube muretse kuhagera, ibanzi mukubite anshakire mu misozi yirukanke kanyarira ajye kizabonwa ajye Samatare, nimara kubona umuhate nibwo ndi bwongere kumuhamagarira ibiryo bize. Umuntu ugira ijwi ribwira keredi za banki ati muvuze ubuhuha kuri uyu mubyeyi unkurikiye. Keredi kavuze ubuhuha, inzandiko bakandika bakamwandikira bwa mbere bwa kabiri, ku munsi wa cyamunara bari buteze cyamunara akaba ari bwaza. None ukumwa ngo si umucuyi yakanuye amaso avuga ati zirankoze. None arya gucunga akakubwira ati ndi Uwiteka ndirahiriye, isoni ntabwo zizagukora ninjye ubivuze. Asante ntabwo umuzi mu minsi yashize aziwanjye yaje iwanjye madamu atwite, reka mbabwire ubucuyi bwa Yesu njye nawe turaziranye we ntabwo namuvuga ibyo ntazi. Aje iwanjye azira mu bahanuzi, uwo munsi tumanukanye umusozi witwa Banguka ngo utaba, turangije mbwira madamu niteka agakoma iyo umuntu yakiriye abahanuzi. Uranyumva neza? Yego. Imana ivuga ikora igitangaza. Tumaze kunywa agakoma ibintu byose tumaze kubisobanura, umuhanuzi tirizizi waya ati ndayumvise iramanutse. Abaravuze ati n'Uwiteka uvuganye nawe, aravuze ngo ahangaha hatanze umwana wihuse kandi w'umugisha. Abyumvise uwo si Yesu? Mwubwije ukuri twese tuvuga aleluya amina asante. Urumva tukimara gushyiramo agatege ukwezi kumwe, ukwa kabiri twagiye mu bitaro tubyara umwana upfuye, uneza amatwi, tumujyana aho bita Irwerere kumushyingura, Yesu areba. Urumva turirareba, kandi kuva uwo munsi ntiyacecetse kuvuga ku buzima bwacu, nzabashumbusha, nzabagirira neza, nzabadabagiza, mbirukanyeho inzara, ngize gutya na gutya. Aratubwira icyo akora. Mu bucuyi bwe harimo no kugira neza, n'inzara yarayigabanyije n'ukuri kw'Imana, aho sinamubeshyira. Arangije arambwira ati mwana wanjye, ati regwa atabona gutwaye, ati bibereye iburyo bwanjye. Wanyumvise? Ati nibo bazaba urwibutso, ati bazajya baba urwibutso mu maso yanjye, bazajya bakuririra, ati bagusabire, ati nanjye, ati nawe nzaguha ubugingo. Amin. Ubu ni kuvuga ngo mu ijambo ryitwa ubugingo yambwiye niteguye ku munsi umwe ruzankundurana. Wanyumvise bwa bucuyi bwe? Ruzankundurana, madamu wanjye asigararira, abana nimba mbafite basigare barira, abavandimwe barire, kandi yankunduranye yanyanye nta nubwo azigera yita ku marira yabo, ngo ubwo ngo azaba yankunze kugira gute ngo kubarusha. Warangiza ukamwa ngo si umucuyi, barakubeshya. Kanyizane uzari imigize amaye, kanyizane gaho. Kanyiza noneho ibintu uri kuza kutwereka ni ibiki? Bibiliya yaravuze ngo niyo yadukomerekeje ni nayo izatwomora. Dore n'akayungiriro pe. Niyo yadukomerekeje ni nayo izatwomora.
se wanabyitwaje mu gikapu? Nabyitwaje mu gikapu, none se igikapu cyanjye ntakigendanye, se kaga furase kanjye karemwe kabyara nakabo. Sawa rero, nabanje kubabwira Yesu, none se ko muri kumbwira Yesu ansanga mu nzozi ejo bundi amu burenganzira bwo kuza kuvuga ubugome bwe nkanamuvuga n'ineza yiwe, mbese urukundo rwe n'ubucuyi bwe, ubundi byose biravanze ku Mana. Niyo mpamvu Yobu yanditse ijambo rikomeye aravuga ngo mbese mu biganza by'Imana havamo ibyiza gusa, ibibi byaza tukananirwa kubyakira. Ubushingiye ku cyumbwira ko atari incuye. Umunsi umwe ngo Satani yaragiye n'imbere y'Imana, ngo Imana imubonye iramubaza ngo uvuye Satani, ahita yisubiza ati mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Wakabimenye kuri inzererezi itivuga ati none se mu bantu witegereje wabonye umukiranutsi wanjye Yobu ko nawe wanye nawe? Satani arayibwira ati none se yabuzwa n'iki kuba umukiranutsi kandi waramuhaye ibintu byose? Ati nibyo uvuze, genda ubimukureho ubundi ureka adakomeza kunkiranukira. Ihita imuteza ikintu cyitwa umwuka w'inyatsi, inka zirashira, ibintu byose. Uwari shobuja aba umupagasi, nawe warangiza ngo si umucuyi. Iramuhondira mukubita maze kumunoganoga. Ubwo ndi kuvuga Imana, taza kugira ngo ni Satani wamunoganoze. Yego. Iramukubita maze kumukubita kugeza ubwo Yobu Imana imukura mu buriri na madamu we, madamu akazajya abwira Yobu akamubwira atumva Yobu, wayihakanye ubundi ugapfa bikagira inzira. Wa wundi bamanikanya akaboko akavuga ati tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu agize gute agarutse. Ibigeragezo biramukubita birabatandukanye kugeza ubwo Imana yitegeze bati nta zindi nshuti nasigira Yobu usibye imbwa. Sizo yamusigiye se inshuti? Ndi kuvugana n'unkurikiye. Yesu rero yambwiye ngo arabizi neza yuko ari we wavunnye umutima wawe, yakomerekeje umutima wawe, ariko noneho igihe kirageze ngo uwo mutima wawe aze awomore. Uranyumva neza? Wari waravunitse, ni nawe wagize uruhare runini cyane rwo kukuvuna umutima, arawukomeretsa, arakujanjagura neza neza, ariko yambwiye ngo igihe kirageze ngo aze uwo mutima wawe awomore. Atitaye ku gihe igikomere ukimaranye ngo uyu muti wo komora. Yambwiye ngo n'imvune ufite ku mutima niwe wayikuvunnye, niwe watumye ubura amahoro mu rugo rwawe, niwe wakugerageje, niwe waguhonze, niwe wakuvunnye. Yambwiye ngo ngiyi pomade aje kukunga. Sawa, uyu ni umuti turi buze gusuka muri cya gikomere amaze koza, kuko urabizi ko igikomere barabanza bakacyoza, mbese bakabanza bakongera bakamera nk'abagikomerekeje nanone kugira ngo kikurye neza, ubundi barangiza bagahita basuka mu muti. Hanyuma yambwiye ngo nzakubwire ngo ndafashirwa. Akayungiriza se buretse gato, igikombe wari umaze iminsi unyweraho yari amazi y'ibitobwe. Yambwiye ngo uhereye none ugimara gukurikira ugasobanukirwa Yesu wari we, ugasobanukirwa ko ari wagukubise, ugasobanukirwa ko ari uguhaye imbabazi, ugasobanukirwa ko ari ukugarutseho. Yambwiye ngo nze nkubwire ngo uhereye uyu munsi ugiye gutangira kunywa amazi ayunguruye, amazi y'urubogobogo, amazi ameze neza, adatuma mu nda hakurya, adatuma uraruganya. Amazi asanzwe se Ezechiel? Na amazi asanzwe bite byawe kuri kumbaza byinshi waretse tukiruka. Hanyuma yambwiye ngo n'ibirenge byawe byari bimaze igihe byaracyamikiye mu bindi, yakuzaniye umuti wo kuruhanagura. Ahanagura urukweto se? Bivuze ngo ivugabutumwa ryawe ryacumbekaga, ni ukuvuga ngo ubundi inkweto zisobanuye ivugabutumwa. Zisobanuye ivugabutumwa. Bivuze ngo Uwiteka kwejejeho ibyaguhindanyije byose. Yego. Wanyumvise ariko? Yego, ndi hanyuma rero ibyari biri ibumoso abikuye yabishyize iburyo. Yego. Uwiteka urugendo rw'ivugabutumwa ku buzima bwawe araruvuguruye. Twagiye?
iki ni ikinini. Umaze igihe ufite ikintu cyitwa umubabaro, umaze igihe urarana n'agahinda ukakisasira ukakiyorosa ukakaryamira, niko kahindutse Dodoma, niko kahindutse amashuka, niko kahindutse kuvurori. Iyera yambwiye ngo nze nguhereze iki kinini. Iki kinini nta kindi ni Yesu amaze gusobanukirwa ko ibikugeraho byose abifitemo uruhare. Nicyo kinini ugiye kunywa kikakubera umuti ukwibagiza umubabaro n'agahinda byose bikarangira. Dore ngiki sigayikira. Hanyuma yambwiye ngo aba bantu bose bakimara kumusobanukirwa agukubise ku rutonde. Uru rutonde Yesu agushyizeho umenya ngo izina ryawe ryanditse hano. Agukuye mu mazina y'abanyamubabaro, agukuye mu mazina y'abanyamadeni, agukuye mu mazina y'abanyamashyari, agukuye mu mazina y'abanyabyaha, agukuye mu gitabo cyo kurimbuka, akugarutseho, arakugarukiye. Urubyaro rwawe aje kuruhindura umugisha, ibyawe byose byanyazwe arabikugaruriye. Dore ngaya mazina yambwiye ngo rero ibyo byose biraza gusozwa no gufata iyi furashe y'ubuzima wari urimo, yarangiza akayicomeka muri mashini, yarangiza agaforomata ubuzima bwose wari urimo bwari bukugoye, agahita guhindurira icyitwa paje nshya, iguhindurira amateka mu izina rya Yesu. Wa mubyeyi we, mwibutse ko Lazaro akiri mu gituro yari ameze nk'iyi furashi itaraforomatwa, ariko akimara kuforomatwa akuwe mu gituro, yakuwemo n'ijambo rivuga ngo ni mumuhambure, mumurekure agende. Nawe wemerewe kugenda, nawe wemerewe kurya bikemera, nawe wemerewe guheka, nawe wemerewe kwishyura amadeni, nawe wemerewe kubaka inzu ukayibamo, nawe wemerewe kubona amahirwe mashya y'ubuzima, kubera ko umwaku n'amakuba abitaye kure y'ubuzima bwawe, aguhinduriye paje. Nuko nguko yari yakuntumyeho, nuko nguko yari yakumpaye. Naho ubundi Yesu ntabwo yagukubise kubera ubugome, yagukubise kubera ko ari wowe wabanje kugira uruhare rwo kumwigumuraho, akwereka yuko nawe ajya agira imvange muri byose. Turukujana cyo bari bazi ndetse ko ari umucuyi. Bari bazi ko ari umucuyi. Kera reka twatangiye nteye ubwo. Ubwo zabaye umucuyi abatandukaniye na Satani. Yesu ni umwana mwiza, Yesu ni imfura mu bazutse, Yesu ni uzatura, Yesu ni umugwaneza, Yesu ni uzaduha ubuzima ubwo turimo none nubwo tuzajyamo mu gihe kizaza. Ni Yesu bifitemo uruhare, niwe wubatse urugo rwawe, niwe usubukuye ubukwe bwawe, niwe uguhaye amateka y'ubuzima, niwe uguhinduriye ikirere gishya, niwe wirukanye imyuka y'abarozi ku rugo rwawe, niwe wirukanye abakonikoni, niwe utesha agaciro imbaraga z'abapfumu, niwe ukuzinguye, niwe ukugarukiye. Nepeti dalasi edene shalabistan. Ndi kumva amavuta y'Uwiteka yururutse ngo nkubwire yuko Uwiteka kumbohoreye. Ndumva amavuta y'Uwiteka yururutse ngo nkubwire yuko Uwiteka agarutse ku buzima bwawe. Dore ya mvune yawe warumaranye iminsi, Uwiteka arayimase we, arayimase do ayisize icyitwa pomade. Mutima wawe arawunze, uhereye none ntabwo uzongera kumva imvune ku mutima wawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Uhereye aka kanya nitaye aho uherereye, waba uri mu Rwanda ni wowe ubwirwa, waba uri muri Amerika ni wowe ubwirwa, waba uri Canada ni wowe ubwirwa. Dore do nizere ko ahantu uri byibura urimo uratera nka haleluya nk'imwe cyangwa ebyiri zakira gukira imvune ku mutima wawe. Amen. Haleluya. Amen. Ndafashijwe. Dore ngiri pamba yo koza umutima wawe. Dore ngiri pamba humura mubyeyi. Dore ngiri pamba yo kukunyuguriza uyu mutima wari warabaye akahebwe, wari ufite ibibyimba, wari ufite igikomere kitazakira. Ariko uyu munsi uyu aka kantu kagereranye n'umutima Imana irimo iroza,
ukagereranya n'umutima Yesu arimo arahumanura, ukagereranye iri ngiri urigereranye nk'ipamba, uhereye none hari amateka Yesu ahinduye akimara kukwagereza umutima, arawusukaho umuti, arawusukaho umuti mu izina rya Yesu Kristo. Kandi uyu muti agushyiriyeho ntabwo uzongera kumva igikomere. Ndagira ngo nkubwire ngo rero iyo akijije imitima akiza n'umubiri wose. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo abohoye umuntu amubohora hose. Nibyo ngibyo Yesu yarakuntumyeho. Ndakwinginze ntihagire umuntu uza kumpamagara ngo ambwire ngo mpereze iriya miti. Hanyuma rero nagira ngo mbabwire mwebwe mwari munkurikiye, nabwo ino miti nari naje kwamamaza ubupfumu. Niko namenyereye, murabizi ko ari igihe nigeze nzana intaro, nkazana umuriro, nkazana impapuro nje kuzihamba. Nuko nguko nahamagawe, kandi uko nahamagawe niko mbikora. Niyo mpamvu iyi ngiyi ni pomade jewe ejo bundi niguriye umunsi nari navunitse, nyifashisha mu rugo rwanjye. Uyu ni umuti wo naguze ejo bundi kugira ngo mwifashishe muri ubu buhanuzi Uwiteka yari yamaye. Uyu nawe nundi muti nawe nifashishije. Aka ngaka ni akantu nihanaguriza inkweto mu rugo, aka ni akayunguruzo tunywesha icyayi. Ibi ni ibinini ejo bundi naguze ubwo nafataga gahunda yo kuza gukora iki kiganiro. Sinzi ngo bivura iki, naragiye nimupfe kuma ibinini mubonye jewe icyo ngiye kubikoresha ni icyo ngicyo. Iyi ni ikayi mwabibonye, iyi ni flash nkoresha nireberaga filime mu rugo rwanjye. Iyi nayo ni Bibiliya, ntabwo ari ibindi ataza kugira umamagara ngo EZECHIEL we ngo duha umuti, ngo duha umuti. Umuti nguhaye ni Yesu wamaze gusobanukirwa uwo ari we. Amen. No. Yego. Hanyuma rero ibisigaye Yesu aduhana umugisha. EZECHIEL nyene nagize ubwoko rwose uje kuvuga ko Yesu ari mubi, natekereza ko yemeye kumena amaraso ku bwacu, ubwo bwari bwanyishe. Ntabwo naye kugitambutsa, ndakurahiye. Ndungongwe ki? Ntacyo naye gutambutsa. Ariko jya mubanza musome ijambo ry'Imana, muzajya mumusobanukirwa. Yesu ni Yesu nyine. Yego. Kandi nta cyatwikiriwe kizahishwa na Yesu. Byose bizajya kumugaragara. Yego. Yesu nuko nguko yari yampaye kumuvuga. None se muvuze nabi? Oya. Nese yagukiza utabanje kumusobanukirwa. Niyo mpamvu niyo ugiye gukira indwara urabanza ukayirata. We yabanje kukwibwira, akubwira ko ari we wagukubise, akubwira ko ari we waguhondaguye, ariko kandi ari nawe uje kukomora. Akoze ikosa se? Oya. Imana ibamera umugisha rero. EZECHIEL urakoze cyane kubw'iki kiganiro. Ibindi abandi bagiye kuri Kiranuka TV. Bajye kuri Kiranuka TV bahansange. Ni chano yanjye Imana yampaye nanjye. Mwisi yashize nibwo Imana ambwiye ngo nguhaye chano ndo Uwiteka. None ndashimira Imana ko Kiranuka TV hari. Mujye wo mukande bya bindi byose bakanda, ibyo musanga ntaramenya mu byihanganire, munarebe nibiganiro mu izina rya Yesu. Twese nyine mukomeze sawa. Imana ibaho umugisha. Yego, urakoze cyane EZECHIEL. Ndabashimiye. Sinzi niba wasoza dusengera. Uwiteka Imana ishobora byose, uri data wa twese mwiza kandi urera urakiranuka. Mu rukundo rwawe rwinshi rutuma wirengagiza ibyaha n'ibicumuro byacu, ukatweza ukadutunganya, ukagaruka kuri twe udufite imbabazi nyinshi. Wari wantumyeho wampaye ubutumwa, none ndabutambukije. Ntabwo nzi icyo wari ugambiriye kugira ngo umenyeshe ubwoko bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo ndagusabye kugira ngo uherekeze uwo bubohora bumubohore, uwo bukiza umutima bumukize, uwo bukuraho imvune bumukureho imvune, uwo bwishyura amadeni buyishyure mu izina rya Yesu. Kubera kuri Uwiteka Imana ishobora byose, nanjye ndasenze ngo ukugenderera umuntu wese ugiye kumva ubu butumwa, nanjye ntusige mu izina rya Yesu. Ubwoko bwawe twese utwigaragarize. Aleluya. Utwoherereze ubutabazi buturuka hera hawe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Bigana byacu byo nakagaruka.